Hey guys, gira ngo babwire ko rero ahangaha duhere ari kuri Maison de Jean Kimisagara. Ahangaha uri kubona iki ni ikiraro cya Maison de Jean Kimisagara cyambuka kuri Mpazi. Ahangaha kiba cyambukiranya kiva muri Kimisagara kijya muri cya hafi aho uzamuka werekeza mu mujyi rwagati Nyarugenge. Yes, ubu rero tugiye kubatembereza, turagenda hano Kimisagara, turagenda tugere Nyamirambo, tugere mu mujyi, ariko tugere tubereka uko biba byifashe muri izi nzira zose. Tubereka abakobwa beza batembera mu mujyi wa Kigali. Iki ngiki uri kubona ni ikibuga cya Kimisagara, Maison de Jean Kimisagara. Iki ni ikibuga cya football, aho ubona hakurya ni mu cya hafi, nahazwi nko mu cya hafi, hamwe mu hantu hari kugenda hahindurwa cyane, dore ko bari kugenda bacamo n'imihanda muri izo quartier zo hejuru ngo habashe kugera inyubako zigezweho. Kuri Maison de Jean rero ntabwo ari iki kibuga gihari kuko ni ikigo cy'urubyiruko. Urabona ko abantu babinjira basohokamo Kimisagara muri Maison de Jean. Ni ahantu habera imikino itandukanye y'urubyiruko rugiye rutandukanye, aho mu kanya turinjiramo tubereke bimwe mu bigenda biberamo ahangaha. Gusa tuhinje mu minsi y'imibyizi, ntabwo twizeye neza ko hari abantu bahari bari gukora siporo. Gusa uhereye nkaha mu kibuga cya football, iki ni ikibuga cya football cyagiye giturukamo abakinnyi bagiye bakomeye, barimo ba Iranzi Jean Claude, bagiye barimo ba Mwemeri, bagiye barimo abakinnyi bagiye bakomeye bakiniye ikipe y'igihugu Amavubi, barimo Byiringiro Lage muri ubu ngubu nawe uri mu bihe byiza. Nabo babaga bakina muri iki kibuga nk'abandi, nk'aba bana bose ko barimo bakina akabaro. Ni Kimisagara turi rero, turagenda tubereka ahantu hagiye hatandukanye. Ahangaha hazwi rero ahantu henshi, hari nk'akabari kazwi kitwa Zaknat Kimisagara, akabari gakunda kubera ibirori bigiye bitandukanye, kari aho ruguru. Nako turaje tuhabereke aho muri uwo muhanda uzamuka ujya ruguru, naho turagenda tubereka ukuntu ibintu bigiye byifashe muri Kigali, muri gahunda yacu yo gutembera hirya no hino, tubereka ku buryo ki wa discoveringa u Rwanda cyangwa se wa discoveringa isi ahantu hagiye hatandukanye. Twinjire mu kigo cya Maison de Jean rero turebe ukuntu biba byifashe, naho abakobwa beza bari gusohokamo tuzi icyo bavuye gukora. Washaka mbaye ifoto? Mwegerane mbaye ifoto nta kibazo. Ndahita nyibaha aho nzayiba, nzababwira imbuga nkoranyambaga muzacakaho muyibone, nta ribi nabo postinze. Hari ikibazo? Nzayipostinga kuri Instagram. Hari ikibazo? Muvuye kwiga? Muvuye kwiga, muvuye kubyina, muvuye kugira uti?
muvuye kwiga. Okay, murakoze. Muvuye kwiga ibijyanye na Salomo hano. Harimo ishuri ryabyo. Okay. Oya ntago ndi photographe ucuruza amafoto. Nuko nari mbonye abakobwa bavuye kwiga ndavuga ngo reka nta kibazo. Nawe uvuye kwiga? Harya bambwiye ngo ufotore. Mwimba ry'agafoto. Va mwana. Ngiro ngumwereke. Nari ndi kugira ngo ureke kamera bari abantu nari ndi kubona bagiyemo cyane. Baje gukina nawe. Baje kubuhejejeho ku ayo mafoto yajero arimo arambesha umutwe buri kanya umutwe ubundi urebere ni muntu ukirimo kunesha umutwe ubu bakiri mugani baranseka ndavuga ngo ndabasiga ahantu yakunyereka ndebe umuntu yantesheje umutwe narindi mezo abana kintu gihari barimo bakina basket baransa kuri ba yantesheje umutwe amaze kumpamagara nk'inshuro ebyiri sawa nta kibazo
yabonye ambwiye yuko yabonye ntabwo agiye kuva mu kazi ngo turajya muri hanze. uribuka uwajyaga arisha ijambo agira ngo ari mu bara
akambona ndimo ndakora hano. Twaraburanye bya hatari ako naye napanze na gavana ko tugomba kubihuza vuba ngaha tu. Ngira ngo iyo uturutse aho hepfo umuhanda w'amabuye n'uturuka kuri Maison de Jean hano wambuka cya kiraro kijya mu cya hafi gikomeza hirya no hino. Uyu muhanda ubona kaburimbo n'urujya n'uruza rw'abantu bajya n'abava Nyabugogo ahantu metero nkeya cyane uvuye hano kuko muri rya korosera ni kwa Mansera imbere yaho naho bita ku kidirishya. Urenze ku kidirishya ugera kuri electrogaz hepfo yaho hari isoko bita Inkundamahoro Nyabugogo ubundi kaba ugeze hepfo yaho gatoya muri gare ya Nyabugogo. Inzira yacu y'uyu munsi rero ngira ngo mbabwire ko twebwe tugiye kuzamuka gutya, tuzamuke gutya turagera ruguririya nkaho kure cyane. Uri kubona hariya ni Nyamirambo ndi kukwereka, hariya ni Nyamirambo ndetse no kwireberaho ndi kukwereka hakurya iriya. Rero tugiye kuzamuka ndagenda nkwereka ibintu bimwe bigiye bitandukanye muri izi nzira ibigenda bibera muri iyi mihanda. Yes, ngira ngo twajyanye rero tugenda dukurikira hirya ibintu bigiye bitandukanye biri kubera mu mihanda. Ahantu umuhanda wa Kimisagara ubu turimo, uyu ni umuhanda uva Nyabugogo uca Kimisagara kugera i Nyamirambo aho bita kuri Tapi Rouge, ahitwa kuri Tapi Rouge. Nk'uko ubibona rero aha turi ni hejuru ya Zaganati kirari icyapa cya Zaganati. Ubundi hepfo ni kuri Maison de Jean twari tuvuye mu kanya, ni ikibuga rero cya Maison de Jean Kimisagara aho ubona ko imyitozo y'abana b'abasore baba bari kwiga gukina umupira w'amaguru ibikomeje irimbanyije, imyitozo iba yatangiye. Urubyiruko ruhurire hamwe rugakora siporo mu buryo bw'ahantu hakunda kuvuka impano zigiye zitandukanye. Kimisagara hafi rero hagiye hari amagaraje iki.
hano nari ngo bimeze bite agende mbikurikirana ndebe ukuntu byifashe kuko ndabona ngomba kugera Nyamirambo mu kanya. Tujya kugurira Ngora Wararaga dufukura imyenda uyu Ahangaha turi rero ni ku muhanda wa Kimisagara nk'uko mubibona, ariko tukaba tugeze ni mu duce tuba dushyushye muri mujyi wa Kigali, ariko ahangaha tugeze ahazwi ku Kimisagara, imwe mu mapirimeri azwi cyane muri mujyi wa Kigali, ya pirimeri ya Kimisagara, aho binyura mu mashuri imbere harimo n'ikibuga cya football pour la paix. Yes, turakomeza rero tubereka n'ahandi hagiye hatandukanye, ubundi mubashe kudiscoveringa u Rwanda, imihanda yaho ko biba bigiye byifashe hirya no hino. Aha rero ukomeza uzamuka aho imbere gatoya
Ni ku rusengero rwa Restoration Church uhita ugera vuba cyane abanyeshuri duhuye ngeze hano rero ngira ngo aha ni kiracyari cya gipangu cy'amashuri ya Kimisagara, ariko iyi imbere yaho murabona ko bitandukana na rusengero rwitwa Restoration Church, rumwe mu nsengero zizwi mu mujyi wa Kigali ahitwa Restoration Church Kimisagara. Ako kayira aho hari imbere kuri icyo cyapa kayira kazamukamo nakajya ku murenge wa Kimisagara. Ese ibindi ugenda mukaganira. Nangahe rero ngira ngo murabibona ko ari aho bazamukira berekeza ku biro by'umurenge wa Kimisagara. Ubundi dukomeze imbere rero urabona ko hegeranye na Restoration Church, ni mu nce zibamo ibikorwa remezo byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo urayumviye ni Kimisagara nyine tukiri kugenda duhura n'abanyeshuri bava ku ishuri n'abantu bamwe bava mu mirimo yabo. Ngo n'ubundi rero urabona ko ni ahantu haturanye cyane no mu mujyi Nyarugenge. Urabona ko ni hafi cyane ku buryo ki ubona inyubako yo kwa Makuza utarinze wegera kure cyane. Ni ahantu ko hazamuka ugera kuri izo nyubako ni iminota mike cyane, bitwara mike cyane ukaba wigereye mu mujyi i Nyarugenge. Rero urabona ko ni hafi na Restoration Church ese n'umurenge wa Kimisagara. Aho ruguru turakomeza twegera ruguru turagera ku isoko rya Kimisagara hazwi nko ku Ntaraga, turazamuka imbere yaho turi bugere ahazwi nko kwa Mutwe, ariko reka dukomezanye tugenda tureba mu mihanda ya Kimisagara uko byifashe. Ubu ngubu niho duherereye none ahangaha. Down. Bite byagize uvuye ku ishuri? Still rero ni wa muhanda wa Kimisagara tukiri kugendamo. Urabona ko umuvoma ibihari bigiye itandukanye nyine uko mubibona. Abantu bataha bava ku ishuri, abanyeshuri bava ku ishuri, abantu bava ku kazi n'abakijya mu mirimo, ngira ngo murabibona. Aha tukiri mu mihanda ya Kimisagara, hagati kuzamuka twerekeza ahazwi nko ku Ntaraga neza, ubundi tugakomeza discover Rwanda yacu y'uyu munsi. Yes, hariya rero muri kubona icyapa cya SP, ni hamwe mu hantu hamenyekanye cyane nyine bita ngo kuri station Kimisagara. Rero yo ahantu hari arete umuntu uvuye Nyabugogo kenshi baga bazi ngo ku cyapa cyo kuri station akaba ari aho ngaho. Rero aho hafi cyane aho uri kubona
ariho tukiri ubu ngubu. Sungwa suzi gahunda sikari yayi aho kubijyanye na transport rero murabibona ko nuko nguko abantu bari bagenda binjira mu mabisi kuri za ale bisi aho bagenda binjira mu mamodoka bisi rero ziba zitambuka abana bava Nyabugogo ni bisi va Nyabugogo zerekeza i Nyamirambo abantu baba urujya n'uruza bava ku mirimo yabo cyangwa se abamanuka bajya gutega izijya mu ntara n'ahandi hirya no hino mu Rwanda. Kugira ngo murabibona rero Kimisagara ahantu hamaze kugenda hagira ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, amazu y'ubucuruzi, kandi ahantu hakomeje kugenda bigaragara ko hakeye hasa neza mu rwego rwiza rushimishije. Video ya mwebwe ntago muri bamuhumure man. Oya ndimo n'ubundi kamera nyine kamera ibikorwa bigiye biri impande n'impande ntago ngeneye abantu cyane. Shaka ko abantu bazajya bajya muri kuri kuko bakabona Kimisagara yariyo mu buryo butandukanye. Ariko gashyiremo. Nakubwira utangira. Ujya gutangira ugiye gutangira y'ibindi. Rero ngo natangira. Ndashiraho yaringi nyine kugira nzahite namuhanga. Yes, ngira ngo abenshi rero mukunze kumva bavuga ngo kwa Mutwe. Uyu rero ni rero umuhanda uzamuka ugera kwa Mutwe. Ahangaha uyu muhanda urakomeza ukagera kuri tapi rouge, ari naho ugera kuri stade ya Nyamirambo, ariko uyu nguyu w'amabuye tugiye kuzamukiramo ni umuhanda uzamuka ahazwi nko kwa Mutwe, umuhanda uzwi cyane ujya unaberamo kuruse z'amagare ziba ingora abahizi kuhazamuka kubera uburyo haterera tu.
kuba ino mihanda ya street Kimisagara yose buri muntu wese wawuciye mazibone n'akazi ke reka reka kuko ndi kugenda mbafata ngiye gukora video y'isaha Kimisagara igaragaza Sagara kabisa guhera epfira Nyabugogo kuva uko bagaragariza uko mu mihanda haba hameze uri umuntu utahazi yavuga ati kuva Nyabugogo ugera Nyamirambo nuko biba bimeze mu muhanda ariko ubona uko ahatubutse none se bana ntageze hano nzamuka kiri kumeneka amazi ari bikana naka waterproof nari naka waterproof akirakurura kwe fo irazuminga bya sari irazuminga bya sari kamera woci kabisa uragera he cyakugera cyokoze mu biryo ngiye guhita nanancina nzamuke ndaki imihanda Sindi ijyemo nanjye nyifate video ijyemo igihamya kirahari birazi genda vaniye rukarigiyemo nanjye ndavaniye rukarigiyemo Skata arakiguhaye man arakiguhaye arakuremeye yaguhaye ka gift ushi Yey rukara ibanzijemo mu mwobo ndebe umwobo bireba uretse champion wabubonye ntabwo fair play ntabwo fair play kabisa ari ni wane nabone kubanyigare hari twahuye ejo bundi ahubwo ku cyumweru ubu utashyizeho izina ry'imbari hano ngo nditemo akintu ni muri wa hano ku mihanda ya Kimisagara neza yaniba ababwire bazajye baza bandi ababwira barangire neza aha borotse niho bibera hano harakarwa naho ari uko mubona rero turacyari buriya mihanda ya Kimisagara n'ubundi ndayigutembereza mpaka kuva aho twahereye tugere mpaka tugeze i Nyamirambo niho nabemereye ko turi bugere uyu munsi mbere kuntu babigeye byifasha rero ni abe mu nyubako z'ubucuruzi harimo za salon de coiffure utubari hano urahagera bahita muri wa uragera ukaburudika ahantu hakunda gusohokera abasani n'abandi bantu benshi cyane b'ibyamamare yes twakomeje rero abahora bakurikirana rero ibintu bigiye bitandukanye ngira ngo murabona ko uyu munsi noneho
ngiye no kubereka ahantu Red Blue JD bakunda kuyikurikirana ahantu ikorera aranga ni muri iki gipangu cya Red Blue JD aho ibintu byose byabo bijya bibera ubundi dukomeze imbere tubereka n'ibindi abona ko tugeze hamwe nakubwira ko turi bugere ku kiliziya cy'abagatolike paruwasi Mutagatifu Petero cya hafi niko bahita ahantu ndahiyiziye aka ni kamwe mu kayira ka mbere gacamo kinjirira hari sale ziberamo amakwe ariko kiliziya ngiya imbere iri imbere aho ngaho kabisa aho iteganye n'isoko rya Kimisagara nariryo ngira ngo nk'uko ubibona rero abagenda Kimisagara barahazi aha niho bita Kimisagara ku kiliziya oye guverineri bimeze biti cyari fresh barafata video yarayivu ngo ushyire muri aho ngaho abonye guverineri ubukiriya filime hano muri studio yes dukomeza rero ngira ngo kiliziya naho ngaho hose ni twageze ku ahazwi nko ku Ntaraga ubundi rero ahandi uri kubona ku isoko rya Kimisagara niho tugeze ambara agafu Yes, ngira ngo uyu muhanda rero mubona w'amabuye ni umuhanda uzamuka ugera aho bita za Kamenge. Ugera Kamenge ngira ngo Kamenge ni hamwe mu hantu hazi ko hanavukiye umuraperi Riderman. Aho hejuru aho bita munsi ya mo Kigali ngira ngo urabona ko ari umusozi wa mo Kigali turi kureba ruguru muri iriya shyamba.
ngo rero urebye aho imbere ku mitaka ya MTN turi kureba imbere cyane kugira ngo uriya niho tugiye kugera umuhanda uzamuka twa Mutwe aho natwe tugiye kuzamukira tukerekeza i Nyamirambo aho nibo bageze muri car free zone yo mu Biryogo dutembera muri gahunda yacu ya Discover Country of the World. Yes, ngira ngo abenshi rero mukunze kumva bavuga ngo kwa Mutwe. Uyu rero ni umuhanda uzamuka ugera kwa Mutwe. Aha ngaha uyu muhanda urakomeza ukagera kuri tapi rouge, ari naho ugera kuri stade ya Nyamirambo, ariko uyu nguyu w'amabuye tugiye kuzamukiramo ni umuhanda uzamuka ahazwi nko kwa Mutwe, umuhanda uzwi cyane ujya unaberamo kuruse z'amagare ziba ingorabahizi kuhazamuka kubera uburyo haterera tu kiranga tugeze ni nko mu cya kabiri cya muhanda wo kwa Mutwe. Iyo utambika kuriya werekeza mu Gitega no mu cya hafi, then watambika hano iburyo bwawe n'ubundi ni uko ukomeza i Nyamirambo. Okay, rero turazamutse turagira car free zone i Nyamirambo, ariko turakwereka ibigiye bitandukanye mu mihanda banabisa byose. Meze gute? None se ndi gufata video live ubu tuvugana. Mwagiyemo n'ubundi already. Nones. Meze poweris. Sego gukiri mu. Yewe ibere haros. Yewe nanjye dore ubu tuvugana mba ndi live ndi kubahereza video.
Sha naribi kabisa. Yes, yes. Musa bite? Fresh. Mane ko cyangwa gukamera uri gukubisha capati hari ibintoki gusa nta sura igiyemo. Nta sura nkira mu sibyo mane hari ibintu intoki. Naye nta mafaranga arimo. Naye arimo na cyereka byihorere. Reka iyi mpande tuyorganize reka ngira Moyize reka ndeke namushyira muri kamera ntarabimubwira. Moyize none sha ni ino mihanda gusa nishakira uyu munsi. Amafaranga se akura he mani karita pandigo yonyine umuntu agendana. Moyize we twageze mu biryoga hari ibyangwe rero ngaha ni Nyamirambo. Asanzwe yazwi nko ku televiziyo nubwo kitagihari. Mahora ameze fresh. Mahora ameze poana ribi. Sasiga arya se wabonye hano asigaye akorera yimukiye se. Yes, ngira ngo rero uyu muhanda yukomeje ruguru kugeza n'umundi nawo guhingutsa kuri 40 haruguru gatoya ukomeje ruguru ni kuri Rafiki cyangwa se kuri station ya polisi ya Nyamirambo cyangwa ugakomeza ruguru ugera Cosmos. Haruguru ya Cosmos rero uragenda ukagera kuri stade then ugaherera kurya nyuma. Nje turagaruka ndabageza muri car free zone nkuko nabibabwiye ahantu habarizwa ibyo kurya n'ibyo kunywa ariko bidasembuye. Moyize yes, ngira ngo abenshi rero mukunze kumva bavuga ngo kwa Mutwe. Uyu rero ni rero umuhanda uzamuka ugera kwa Mutwe. Ahangaha uyu muhanda urakomeza ukagera kuri tapi rouge ari naho ugera kuri stade ya Nyamirambo, ariko uyu nguyu w'amabuye tugiye kuzamukiramo ni umuhanda uzamuka ahazwi nko kwa Mutwe. Umuhanda uzwi cyane ujya unaberamo kuruse z'amagare ziba ingora abahizi kuhazamuka kubera uburyo haterera tu
Yes, ngira ngo abenshi rero mukunze kumva bavuga ngo kwa Mutwe, kwa Mutwe. Uyu rero ni niwo muhanda uzamuka ugera kwa Mutwe. Aha ngaha uyu muhanda urakomeza ukagera kuri nahise nkora kwa kunini nakubwiye. Nazengurutse n'amaguru nabuhereye Nyabugogo, ubu ngubu tubugarageze Nyamirambo mu Biryogo. Ngiye kugenda mbereke ka free zone mu marangi gusa niho hasigaye. Mbe ngafungiye aho ngaho, ibindi nimbona babikunze naho ubutaha nzabaha n'ahandi, nzabajyana namera neza na hehe. Kanyuraje gabe ni Nyamirambo, babona uhansanze wa mujama se nari negereje no siko yari yambwiye ngo nari binini nimbona video murabure. Yo wa mujama se reka nze muhamagare Chris man. Nari nagoswe kabisa munyingiye kugira ngiye muri free zone, niyo ngiye guhita gafungira. Nindangiza ndumva subari ikindira, nimba nutaraza nyine ndahita nimanukira. Sawa sawa ntari menetse kunywa icyayi. Uraraga waburetse bari nawe ndetse n'uwahari ubura nabi. Wasanga nkweye ndiye amaburushete menshi se. None se ubundi ndahava nayiriye, n'ubundi ndabanza kurindi urubanza uzi. Star ndakubwira nari ndaje ndahita ngaruka ndi kubanza gufata aka video hano ndaje.
kugira ngo ahantu yambere